Reka nongere mbaye ikaze karibu ku ijambo ry'umwimerere Jeremy Muhirwa mbahaye ikaze. Uyu munsi rero reka mbasogongeze kuri bimwe mu bitabo bavanye muri Bibiliya, ibitabo njye mbabwira hano turebe ku nyurabwenge ya Salomo. Salomo arakubwira umuntu wese waguhemukiye wahemutse, ariko cyane cyane hano birajyana ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Hano uwahemutse uwo ari we wese waguhemukiye ugukandamije akagukandamiza gukandagira koko akakubangamira, reka wumve uko bizamugendekera. Inyurabwenge ya Salomo tujye kuri 5:1. Umukiranutsi rero azahagarara imbere y'uwamukandamije uwo ari we wese, noneho nawe yishyure ibyo yamukoreye. Urumva ko ibi bintu babivanyemo kuko bazi ko mu minsi ya nyuma twe tuzakiranuka, ibyo badukoreye byose bakazabyishyura. Niba babona ibyo ngibyo bazagira ubwoba, bahinda umushyitsi ukomeye cyane, noneho batangazwe n'imbaraga zawe n'agakiza kawe, kuko bazaba babyiteguye. Ntabwo babitekereza ko bizaba ko Imana izongera gusubizamo imbaraga n'ubwiza bukomeye kugira noneho bajye imbere wemye bamware. Niko rero bazatangira gushaka kwihana, ariko banangira imitima yabo kuko roho zabo zibarimo zizaba zitabemerera. Aho bazatangira bavuga bati uyu ni wa wundi twamye dukandagira duhemukira kariya kageni, none n'uyu twatesheje agaciro imyaka n'imyaka, ibyo twamushinjije, ibyo twamuvuze byose, ibyo twakoze byose, uyu muntu abongeye kugaragara. Twabaye abapfayongo, twiringira kugambana kwacu, ariko nta cyubahiro na kimwe byaduhaye. Ubu kuko bigenze gute? Uyu muntu kuko niwe ari mu bwoko bw'Uwiteka? Ibintu bishoboka gute? Niyo mpamvu rero twebwe twagiye mu buyobe, ahubwo tugoreka ukuri n'itara ry'urumuri rw'ubukiranutsi ntabwo ryigeze ritubonekera koko. Kandi n'izuba ry'urumuri, izuba ryo gukiranuka naryo ntabwo ryatugezeho. Twabaye mu biki? Niko abantu bose bazabibaza. Abaguhemukiye bari bose, abakoze ibibi byose, ugiye kurabagirana nanone, uzamuka ubaze imbere bakubone, batangare bavuga ibintu bishoboka gute? Twebwe rero ahubwo twibereye mu nzira ya sekibi no kurimbuka. Nibyo, niho twabaye gusa. Turi mu butayu, ahantu hatagera umucyo w'Uwiteka, ahantu hatari inzira iganisha ku Uwiteka. Iyo nzira y'Uwiteka tutamenye, ntitwigeze tuyimenya na gato. Urumva ko abantu muri iyo minsi ije bose abahemutse bagiye kuza imbere bavuga bati ibintu twagiyemo ni ibiki. Reka dukomeze wumve. Bazongera rero n'umunabi n'umujinya mwinshi bashake gukiranuka, bashake kwihana, ariko roho zabo zizanga. Ahubwo bazakomeza bavuga bati uyu ni wa wundi koko. Ntibishoboka. Baboroke bavuge bati no, ntawe ushoboka. Ese kwiyemera no kwirata byatumariye iki? Ibyo twiringiye by'ubutunzi byacu byose byatumariye iki? Ese byatuguriye iki? Hari icyo byatugejejeho? Byose bizashira, bishire nk'igicucu. Urabona izuba rimuritse urumuri, hakaza igicucu kiragenda. Ibintu byose byatumariye iki? Guhemukira uriya muntu, ibyo twamukoze byose, none yaba ubutunzi, yaba ibyo twamwirese byose, yaba ibyubahiro ibiki byose, nta na kimwe cyagiye kitumarira. Abantu bose bazavuga bati koko ibi ni ibiki? Ejo bundi biraje, abantu bose bari mu gakiza, bari mu kuri, bari mu ijambo ry'Uwiteka, Imana igiye kongera basubize ubutware, basubize imbaraga, noneho baseruke bemye imbere y'ababakarabye, imbere y'abavuze, imbere y'abantu babatesheje agaciro. Noneho Imana yongera basubize icyubahiro gikomeye cyane kitageze kibaho, ku buryo abantu bose bazifuza kuba baragira abandi neza, ariko it's going to be too late. Bizaba byaratinze. Niyo mpamvu mubwira, niba uzi ubwenge, tangira uyu munsi, noneho ushake mu maso y'Uwiteka,
ushake agakiza ukiranuke, noneho kugira ngo Imana nawe byibuze izakugirire ubuntu, uzabe mu bazagira ishema ryo kubakurikira Uwiteka, ntuzicwe n'ipfunwe n'ikimwaro, kuko benshi niko bizagenda. Nkabashimiye rero, bahamagarira kugira ngo mukundane, mukunde Imana, mushake ijambo ry'Uwiteka nk'ibintu babivanye muri bira, ko bazi ko bizagira finali ikomeye, kuko byanze bikunze mu minsi y'imbere Imana igiye kwerekana ubwoko bwayo ku rwego rw'isi, ariko no ku rwego rwa buri muntu wese waguhemukiye, wakugiriye nabi, kandi wowe uri mu gakiza warakiranutse ukamenya inyurabwenge y'Uwiteka, ugakiranuka hakiri kare. Komera ugume muri ako gakiza kawe, ntuzakaveho, ahubwo ukomeze ushyiremo ingufu zikomeye cyane kugira ngo noneho iri jambo rizagusohorezeho, maze uzabajya imbere useruke wemye urabagirana nk'umucyo w'Uwiteka. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todahaba tov meyo.